neza kuguma kwisanga muri Yesu nta ruhare twabikozemo, ariko kuguma muri Yesu dufite icyo dusabwa iki? Bibiliya iravuze ngo nimuguma muri iki mwamaze kugeramo nta kibazo, ariko ikizabagumishamo nuko muzakomeza amagambo yanjye, ayo azatuma mukomeza kuba muri gihe nanjye nzakomeza mbe muri mwebwe. BT Online. Twongeye gushimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo yo iduhaye undi mwanya wo kongera gukomeza kuganira n'ubwoko bwayo muri ubu buryo yacishijemo, kugira ngo ari bwo abantu bashobora gusangira ijambo ryayo. Reka nifashisha amagambo ari mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 7 umurongo 24 kugera ku 29. Haravuga ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, babantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware nta se n'abanditsi. Reka nshimire abavandimwe n'ubundi bakomeje kudufasha muri iyi gahunda. Imana yo mu ijuru izabibahembere cyane. Ubushize twatangiye icigisho turimo tuvuga ko ni gute dushobora gukomeza kubana na Yesu, kubana n'Imana muri ibi bihe turimo. N'ubundi nicyo tugiye gukomeza, kuko ibi bihe birakomeye, biragoye cyane cyane ku buzima bwa gikristo, kuko guterana kwabo ni kwiza. Umuririmbyi azavuga ngo bajya bahugurana ngo be kugwa mu cyaha. Kubana kwabo ni kwiza, na Bibiliya izivuga ngo se biba bimeze bite iyo mwateranye. Hari abakristo benshi bakuriye muri uwo mwuka wo kumva ko kubana n'Imana ni ukubana n'abandi bantu muri rwa rwinshi. Kandi Bibiliya nabyemera ikavuga ngo ababiri bajya baruta umwe, ngo uyu umwe aguye undi aramubyutsa. Ariko igitabo cya Zaburi cyo kiza kivuga ngo dorere ukunda ari byiza ari n'iby'igikundiro iyo abavandimwe bahuje. Ni byiza cyane, n'iby'igikundiro ni byiza cyane, birakwiriye abantu guterana. Buri wese azazana impano ye, buri wese azagira icyo akora, buri wese agira ikimufasha. Ndibuka hari ahantu nigeze kuyobora, umusaza umwe yarakuze ariko yita ku bantu mu buryo bwo kubicaza, mu bo twita aba protocol. Tuza gusaba ko twamuruhura kuko arakuze, ariko bukeye aza kutubwira ko niba twifuza ko ava mu itorero tumukure kuri uwo murimo, kuko kuri we nta indirimbo ntacyo zimwubakaho, ijambo ry'Imana ntacyo azazumvaho. Aravuga ngo ikiza kimunezeza ni ukubona abakristo bicaye neza, bakwiriwe, buri muntu mu mwanya we. Imana itanga zirakomeye, ntawe ugomba kugayira mugenzi wiwe ibyo arimo. Ico ni Imana yamutoranyirije kugira ngo agikore, kandi nawe yabonye kirimo gikorwa neza arishima. Hari abakristo rero banezezwa nuko tuba twateranye bakubakirwa n'icyo kintu. Ariko mukuri niba habaye ibihe bigoye, ibyo Pawulo yandikiye Timoteyo akamubwira ngo uzugira umwete wo gukora umurimo w'Imana mu bihe bikwiriye no mu bihe bidakwiriye. Hari ibihe rero bidakwiriye bifite kutugeraho, ariko tutagomba kumva ko mu gihe ibyo bihe byabaye natwe dufashe konje iby'Imana bihagaze. Ni izo mpungenge dufite nk'abashumba, gutinyirira cyane nk'abakristo bakiri batoya ko bashobora kugendera muri ico kintu, bakumva ko nta hakiriho, nta abantu bahuriye, ubwo n'iby'Imana bibaye bihagaze. Turabasaba rero, turabingingira Imana, ariko tunabasaba babishoboye kuhugera kuri ubu buryo, bagakomeza kumva ijambo ry'Imana ribafashe, ribubake. Ubwo rero abavandimwe batekereje kuri iri jambo ryo kuvuga ngo ni gute
aho turi twenyine ariko dushobora gukomeza kubana n'Imana. Ubushize rero twabiganiriyeho, ariko cyane cyane nshaka kugaragaza nk'ibintu bisa n'ubuyobe cyangwa bijya bituma abantu tudahagarara neza mu by'Imana. Ikintu gikomeye ku bana b'Imana ni uburyo ki twinjiye mu by'Imana, ni mu buryo ki twakiriye iby'Imana, ni uburyo ki tubibamo. Kuri yewe kenshi ubuyobe bwinshi turi mu kubona cyangwa intege nke ziri mu kuboneka mu bantu, ahanini urimo kwitegereza ukavuga ati se ibya Yesu yabyinjiye mwate, yabyakiriye ate, abiba mwate, abana nawe gute? Akumva ko abana nawe, ariko nawe ubwiwe wanamubaza ko ese ubana na Yesu akaba atanabimenya, atabyumva. Biratangaje cyane, nta kundu wabana na Yesu ngo ureke kubimenya. Umuririmbyi bazavuga ngo umunsi mwiza njya nibuka ngo nubona kwemereyeho, ni umunsi atakwibagirwa. Ariko abakristo benshi muri iki gihe ntazi niba abana na Yesu cyangwa niba batabana. Ubuyobe rero bwinshi bwagiye buterwa n'ubwo buryo abantu bije mu by'Imana, akabona yabatijwe kumva birahagije, yarakomejwe kuko amatorero amwe arabikora, kumva yagezeyo araririmba n'umuririmbyi, akumva koko yabaye umukristo rurangiranwa. Ariko bwa buzima ubwo twifuza, icyo tumukeneyeho, icyo Imana imushakaho, ukakibura. Icyambere twaganiriyeho rero ubushize, twaberekanye kuko kenshi ubuyobe bukomeye buri mu guterwa nuko turimo kwifashisha ibyo hanze tugashaka ngo ari byo biyobora iby'imbere. Twarababwiye ko bitoshoboka, ntabwo ubugingo bwa Yesu Kristo buba muri twebwe buza bugengwa n'ibyo hanze. Umubiri wacu ugengwa n'ibyo hanze kuko niho ukomoka, ariko ubugingo bw'Imana buba mu mwuka w'umuntu imbere, iyo ngiyo ntabwo ari inyuma. Twarebye ikigereranyo cyangwa se inkuru za Salomo, ukuntu se yamubwiye ngo mwana wanjye ntukazirikane ibyo uhaye ubona hanze, kuko naberetse intambara yahuye nazo ko zitandukanye, ariko aramubwira ngo ibi ni ibyo hanze, ibyo ntukabitindeho, icyo uzarinda cyane akaba ari nacyo ukomeza, kuko ni naho uzaganirira n'Imana. Aramubwira ngo ni mu mutima niho Imana izigenzura, niho izigenderera. Koko Salomo aba aricyo yitaho, agira umutwaro akaza gubika mu bugingo bwe ngo buce Imana iramugenderera. Nkeka ko ari nk'ikizamini yari ishatse kumucishamo ngo arebe koko yakiriye icigisho se yari yaramusigiye. Aramubwira ati Salomo, saba icyo ushaka. Bya bibazo bitanu naberetse, intambara z'uburyo butanu yari arimo ahagazemo, ari umwana mutoya nta experience, afite intambara ziwe z'abantu babugufi ndetse n'umuryango mugari, ariko byose arabireba. Imana ngo imubaze ngo urashaka iki? Amubwira icyari ku mutima. Umurongo wa 11 w'igitabo cy'Ingoma ya 2 igice cya mbere twarahasomye, haravuga ngo kubera ko ari cyo ufite mu mutima wawe, aramubwira ngo n'ibindi byose ngiye kuzabiguha. Ubwo rero twifashishije izo nkuru, ariko tuza kugaragaza kuko Yesu Kristo twebwe twari twaratandukanye n'Imana mu nkomoko yacu biturutse kuri Adamu. Twese tubarirwa mu cyaha cy'inkomoko gikomoka muri Adamu, ariko turababwira ngo Yesu Kristo aza, hari uburyo bubiri yakidukijije. Uburyo bwa mbere nuko yadukijije akoresheje amaraso yiwe. Amaraso ye atwezaho ibyaha dukora bya buri munsi, ibyaha bipfuye cyangwa se imirimo ipfuye, iyo yose ayitwogeshaho amaraso yayo. Turavuga ngo igihe cyose Imana itubonaho amaraso y'umwana wayo, itubaraho gukiranuka. Ariko turanavuga ngo saho yagarukiye, yanagiye mu mizi y'icyaha, aricyo cya kindi twavugaga Pawulo yanditse mu gitabo cy'Abaroma, aravuga ngo ni umuntu wacu wa kera, iyo kamere muntu, iryo pfundo, iryo tsina ry'icyaha, Yesu aridukirisha kubambwa. Arabambwa, ariko abambwa tumurimo, tubambaranwa nawe, tuzurananwa nawe, tubana nawe ibihe byose turi hano ku isi turi. Ndetse Bibiliya ikavuga ngo n'ubu twicaye mu bwami bw'Imana muri Kristo Yesu. Ubwo rero ubuyobe bukomeye abantu biri mu gutuma batabana na Yesu
nuko ibyinshi bari mu kubifata mu mibare yabo y'ubuzima bwa none, bagashaka gusobanuza iby'irari ryabo, iby'ubuzima bwabo, iby'imitekerereze yabo, iby'ubwenge bwabo, iby'ubushakashatsi bwabo, akaba ari byo bashaka gukururisha bakavuga ngo babanye na Yesu. Ntabwo Yesu agendera ku byo tureba by'amarangamutima by'ubwenge bwacu. Ubuyobe buteye ubwoba muri iki gihe, jevudi buteye ubwoba cyane. Abantu bakabaho Imana itari, abantu bakabaho batabana n'Imana, ariko buri kenshi ugasanga nibyo birata, bagasa nkaho koko babirimo, ariko babizegereza nawe ubwiwe ni umugabo wo guhamya kuko ntabana nawe. Uburyo abanamo nawe ni uburyo bw'ubuyobe. Icya kabiri, twavuze ko Yesu aza kuba muri twebwe. Abantu benshi icyo kintu sinzi ko baza bacumva neza, ni nacyo gituma rimwe na rimwe baza bashaka gushoramo imbaraga zabo kugira ngo bacyumve. Ariko ubushize narababwiye ngo uko dushora imbaraga zacu za kimuntu, uko dushora imbaraga zacu z'umubiri kugira ngo twiyumvishe iby'Imana cyangwa se tubikore mu buryo bw'umubiri, Bibiliya zivuga ngo tuza dukomeza kujya kure nayo. Nabahaye urugero nk'iyo umuntu atanga yigaragaza imbere y'abantu ko ubuzima burimo kugenda neza, none akoze umurimo ukomeye wishimwe, ariko rimwe na rimwe akabikorera muri ya kamere muntu, muri bwa bwirasi bwiwe, muri kwa kugira ngo yigaragaze. Yewe n'abavuga butumwa, n'abaririmba, abenshi ni jyewe ntabwo ari Imana, ni jyewe ntabwo ari Imana. Ibyo byose ni bituma tutabana na Yesu Kristo. Kubana na Yesu ntabwo ari twe twabyihaye, nta n'imbaraga zacu. Bibiliya izinavuga ngo ni no kugira ngo tutazabyiratana. Mureke mbereke mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30. Igice cya mbere rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto umurongo wa 30, haza havuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Yesu. Ariko murumva haravuze ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu. Niyo, si twe. Niyo yabikoze ite? Twebwe twabarirwaga mu muntu wa mbere ari we Adamu, kubera ko yari yaracumuye, natwe abamukomokamo twe twari tumubitsemwo, turagwa uwo murage w'icyaha. Ni nacyo gituma twavutse turi abanyabyaha, ntacyo dukoze ari ryo cya cyaha c'umuntu wacu wa kera, ariyo kamere nababwiraga. Ni ukuvuga ngo ntacyo twakoze kugira ngo twisange mu cyaha, ahubwo nuko twari tubitse muri Adamu. Nk'uko umuntu wese akomoka mu gisekuruza cyiwe, hari umugabo uzi bitangamo urugero akavuga ati se sokuru wawe yaza kuba yarapfuye, ni ukuvuga ngo sokuru akaba yarapfuye akiri muto, iso ntaba yarabayeho. Iso iyo ataza kubaho nawe ntiwari kubaho, ariko noneho sokuru wawe yabayeho, muri we harimo habitse so, iso nawe yarabitsemo wowe. Ni ukuvuga ngo muri Adamu twari tubitse muri Adamu, tutagize icyo imbaraga n'imwe na nimwe dukozeho. Imana rero ituzanira Yesu Kristo, itwimura muri Adamu idushira muri Yesu Kristo. Iyo niyo ibiduha, si twe. Niyo idushira muri Yesu Kristo, ngo irangize ijyana Yesu Kristo arabambwa, tubambananwa nawe, nta ruhare tubikozeho, tuzuranwa nawe, twicara. Iyo ni imirimo ya Yesu Kristo, iyo ni imirimo y'Imana, si imirimo yacu. Rero kugira ngo dukomeze kubana na Yesu Kristo, Bibiliya mu gitabo cya Yohana igice cya 15 umurongo wayo wa 4 haravuga ngo mugume muri jye nanjye ngume muri mwe, kuko ishami ntiribasha kwera imbuto ubwaryo
ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Okay. Mu yandi magambo, twebwe twashizwe muri Yesu Kristo ntacyo dukoze, ariko dusabwa kugira icyo dukora kugira ngo tugume muri Yesu Kristo. Voilà. Kuyisanga muri Yesu Kristo ni igikorwa. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nimurebe urukundo rutangaje cyane, urukundo rukomeye. Mu gitabo cya Yohana wa mbere azavuga ngo nimururebe nuko Imana yaduhaye Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege. Urwo ni rwo rukundo, kugira ngo aducungure twebwe twisange muri Yesu Kristo nta kindi dukoze. Icyo ni cyo kintu gikomeye cyane. Ariko kugira ngo dukomeze tubane nawe hari icyo dusabwa. Bibiliya iravuze ngo nimugume muri jye nanjye mbona uko nguma muri mwe. Ariko noneho umurongo wa 7 muri icyo gice cya 15 haravuga ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe. Mana ishimwe cyane. Ikintu mucyumve neza, kuguma kwisanga muri Yesu nta ruhare twabikozemo, ariko kuguma muri Yesu dufite icyo dusabwa. Dusabwa iki? Bibiliya iravuze ngo nimuguma muri jye mwamaze kugeramo nta kibazo, ariko ikizabagumishamo nuko muzakomeza amagambo yanjye, ayo azatuma mukomeza kuba muri jye nanjye nzakomeza mbe muri mwebwe. Kuba rero mu Mana ni ugukomeza kuba mu magambo ya Yesu akaba muri twebwe turi muri Yesu tubiheshejwe Imana kubw'urukundo rwayo, ariko kuba muri we tukabana na Yesu buri gihe cyose nuko amagambo ye aguma muri twe. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Twasomye mu gitabo cya Matayo. Aha ndashaka kubagaragariza ukuntu Imana ibitse mu ijambo ryayo. Niriguma muri twe tuzakomeza tubane na Kristo iteka ryose. Dieu est derrière sa parole. Abinyuma y'ijambo rye, kandi nimwaba iryo jambo rigumye muri twe biduhesha kuguma muri Yesu Kristo. Murifuza gukomeza kubana na Yesu? Nimwemerera amagambo yibakomeza abe muri mwe. Igitabo cya Matayo cyatubwiye ngo nimwumva ya magambo yanjye mukayakomeza ngo muzaba muri abanyabwenge. Mana ishimwe cyane. Aha hantu Matayo azantangaza cyane icyo yita umunyabwenge n'icyo yita umuswa cyangwa se umupfapfa bikubiye gusa mu magambo abiri. Aravuze ngo irya mbere nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Murongo wa 26 aravuga ngo kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Bibiliya ntagatifu ntizivuga umupfapfa, izivuga ngo uwumva ayo magambo ntayakomeze ngo ni nk'umusazi ngo wubatse inzu yiwe ku musenyi. Nza nibuka hambere kera nko muri za 80 na kangahe na 3 na 4 na 5 hari umuntu twari duturanye wari ufite ubwo burwayi bwo mu mutwe. Akaza imbere y'inzu ya nyirabukwe, akaza afite umutaka washaje, akawushiraho ibiti, akawushiraho bibabi byose, yarangiza akavuga ngo yubakiye nyirabukwe inzu. Mu minota mike ukabona arabyikoreye arabijyanye. Bibiliya iravuze ngo uwumva amagambo yanjye akayakomeza niwe munyabwenge, ariko yumva ntayakomeze amufata nk'umurwayi wo mu mutwe usa n'uri mukina agakora ibintu bidakwiriye, akubaka inzu ku musenyi, icyo ari cyo cyose kiza gishobora kuyigusha bikagaragara ko ntayabayeho. Izi nyigisho zihera mu gice cya 5 kugera mu gice cya 7. Abasesengura ibya Bibiliya baza bavuga ngo nibwo Yesu Kristo yari matanga amategeko ngenderwaho y'ubwami bwiwe, kuko yaraje kwima ubwami ngo arangize amategeko
abahesha gukomeza kuba mu bwami bw'Imana, kugira ngo we ababere umwami nabo bakomeze bamubere abayoboke babane. Arababwira rero, agenda basubirira mu mategeko bari bamenyereye. Hariya rero biza bigaragaza itandukaniro ry'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Amategeko mu isezerano rya kera yari amahame, yari amategeko koko arebana n'ubu buzima bw'inyuma. Nuko riki urahanishwa iki ngiki, ni wiba baragutera amabuye, ni ubesha. Donc ni amategeko yarajyanye n'imibereho y'ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko Yesu araza kubabwira ati rero njyewe si uko naje, nabazaniye ubwami bw'ijuru butari ubwami bw'isi, kugira ngo mububemo. Amategeko ngiye kubabwira murayimura, muyakure hanze aha, muyashire mu mitima yanyu, muyashire mu mitima yanyu. Yari yarabisezeranyije Yeremiya na Ezekiyeli, arababwira ngo nzabaha umutima woroshe, nzabaha umutima mwiza, kugira ngo noneho nze mbe muri mwe. Sinzabana namwe, nzaba nze mbe muri mwe, namwe muzakomeza mube muri jyewe nimukomeza aya magambo. Arababwira rero urugero, yarababwiye ati ntimugasambane. Nureba gusa ukifuza mu mutima wawe, uzaba ukoze icyaha. Ni ukuvuga ngo si amategeko noneho aguhanisha kugira ngo bagutere amabuye, oya, nubigambirira gusa mu mutima wawe uzaba ukoze icyaha. Ubwo kwari ukubabwira ngo hanze aha biravuga ngo mukore buryo, ariko jyewe naje noneho kugira ngo mbyuzuze, ndifuza ko bibabera mu mutima. Yarababwira ngo ntukaze ureba icyaha gitoya, amafuti ya mugenzi wawe, ngo wiyibagirwe wewe. Akagera hamwe akanababwira ngo ntimukaze mukunda iby'isi. Ntawakeza abami babiri. Ni ukuvuga ngo icyo yari arimo agenderera, yari arimo ashaka kubabwira ngo ubwami bw'aya mategeko si cyo cyanzanye. Icyanzanye naje kwima ubwami bw'imbere mu mitima yanyu, aho niho nifuza kugira ngo nzambana namwe. Iki cyatwereka ko umuntu abana na Yesu. Niki kiza kitugaragariza koko ko ibyo twumvishe tubifite mu mitima yacu, kandi koko bituyobora. Kibigoye biroroshe kubibona. Yesu azavuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, nta kindi. Abumvisha aya magambo yanjye bakayakomeza, nta handi tuzabona kugira ngo tubane n'Imana, ni mu ijambo ryayo. Hirya y'ijambo ry'Imana ntaho tuzabona Imana. Ibindi byose ni mekanike abantu bari mu kwihangira. Ni nacyo gituma iyo witegereje imbuto zabo bera rwose zinyuranye nuko babohowe Kristo aba mu bugingo bwabo. Iyo ndimo kubwira abantu ngo se, iyo ufashe kiriya gice cya 5 c'Abagalatiya ureba ziriya mbuto, ese wowe uri mu kwikirasa muzihe? Uri mu gusanga koko wakomeje amagambo y'Uwiteka akaba muri wewe, bikaguhesha gukomeza kubana nawe? Cyangwa se hazavuga ngo dore ziragaragara: gusambana, kubesha, kwangana, amacakubiri, ubwirasi, gukora ibiteye isoni. Mujya muyasoma ariya mategeko, nushaka uyafata uyipimemwo, uzi uvuga ngo ese uyu ni jyewe barimo kuvuga cyangwa si jyewe? Muzabamenyera ku mbuto zabo. Yohana yavuze ngo ntibishoboka ko mwera imbuto mutari ku muzabibu. Ntibishoboka ko mwera imbuto mutari ku muzabibu. Mwe muri amashami, nanjye ndi umuzabibu, data niwe utuvomerera. Ni ukuvuga ngo ubuzima bundimwo nibwo muzamwakira mwebwe nk'amashami, mwarangiza mukera imbuto. Ariko aravuga ngo ntibishoboka ko ushobora kuzera imbuto nimwe ntibishoboka utari muri Yesu Kristo. Nimuba muri njye, amagambo yanjye akaba muri mwe, nibwo muzera imbuto. Kandi azavuga ngo icyo gihe icyo uzasaba cyose ngo data azagikora. Imana ishimwe cyane. Urwandiko rwa Yohana rwa mbere igice cya 3
umurongo wa 6 reka ariwo nsohoreza. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 6 haravuga ngo umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Mana tubabarire. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bwoko bw'Imana, iri jambo turimo tuganira ryo kuvuga ngo tukomeze tubane na Yesu ntibizagusaba kwikorera imitwaro yawe cyangwa ngo ugurishe inzu yawe cyangwa ngo ugiye kwimuka uve hano ujye hariya ngo niho uri bumusange. Ntibishoboka. Nta gikorwa c'umubiri na kimwe kizaguhesha gukomeza kubana na Yesu. Nta na kimwe. Nta na kimwe kizaguhesha kugumana na Yesu. Bibiliya yatubwiye ngo amagambo mbabwira naguma muri mwe tuzabana iteka ryose. Kandi aravuga ngo uwanjye azayumva aya magambo, uwanjye arayumva. Ndabasabira, ndabifuriza kugumana na Yesu muri iki gihe. Igihe kigoye cya kuba wenyine, nta kindi kizagufasha. Bibiliya ntikube kure. Ganira nayo, vugana nayo, nurangiza uvuge ngo nukuri aya magambo avuze ndayemeye kugira ngo nyimike mu mutima wanjye. Nukomeza amagambo ya Yesu akavuga ngo ntukibe, aho uri nubwo wasonza ukavuga ngo sinziba, akakubwira ngo ntukange mugenzi wawe ukarahira ngo nukuri sinzamwanga kuko ijambo niko rivuze, akavuga ngo ntukararikire iby'isi ukavuga ngo nukuri inyota yanjye ni Yesu Kristo gusa. Niwumva amagambo ukayakomeza, niwumva aya magambo ukayakomeza, nzaza mbane nawe kandi nzaza ngume muri wewe, kandi nicyo uzasaba cyose zagikora. Ibanga ni rimwe. Urashaka kugumana na Yesu, urashaka kubana na Yesu iteka ryose, niwumva aya magambo yanjye ukayakomeza, nzaza mbane nawe. Niwumva aya magambo yanjye ukayakomeza, ugakora ibyaryo, ukagenda uko ijambo rikubwira, niwumva aya magambo yanjye ukayakomeza, nzaza mbane nawe. Ndabasaba ngo mu izina rya Yesu nta rwitwazo tuzabona, nta na kimwe, ntacyo uzireguza. Tuzavuga ngo habaye igihe insengero zirafungwa, oya. Ntuzavuga ngo habaye igihe ndibwa n'inzara, oya. Ntuzavuga. Bibiliya izakuzanira intwari zo kwizera zagiye zihura n'ibibazo bikomeye birenze ibyo wewe uvuga, birenze ibyo wewe uri mubona, birenze ibyo wewe uri mutekereza. Izo ntwari ariko zirakomeza, zikomeza ijambo. Mana nidufashe ubutaha nzabereka ukuntu inzira izituma dukomeza gusabana n'Imana. Nta yindi, si ubwenge bwawe, si umubiri wawe, ni ukwizera. Kwizera ni ukumenya neza iby'ayo magambo ko ari ukuri, ukazubona ibitagaragara nkaho bigaragara. Nta rindi banga. Nimwumva aya magambo mukayakomeza, yemwe bwoko bw'Imana, ibi byo turimo kubona hanze aha, ibyo turimo kubona hanze aha. Nigeze mbwira abo mu itorero ryacu, ndababwira ngo turaba Kristo bo mu rusengero, hano imbere mu rusengero, oya. Turaba Kristo iyo twasohotse, twera imbuto ki. Aha mu rusengero ni uruganda rudufasha kugira ngo ruducure, ariko dusohoke kugira ngo twerere abandi imbuto z'abacuzwe. Wakiriye iki mu rusengero urimo kwerera abandi hanze, ariko ikibabaje nuko turimo kugera hanze akaba ariho tuba babi cyane kuruta batinjiye mu rusengero. Uyu munsi ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo niba ushaka kugumana na Yesu nta kindi wakora, niwumva aya magambo ukayemerera ukayakomeza, uzaba nk'umunyabwenge. Reka nsenge. Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe tuganirije. Turivuze tutazi abazaryumva, turivuze tutazi uwo warigeneye, ariko ndagusabye kugira ngo ribe ijambo ryawe
cyane cyane rikosore inzira turimo tunyuramo zitari zo, tukagushaka tukuvangana n'ikibi cyose. Bibiliya irarahiye ngo nimwumva aya magambo, kuko twimuye ikibi mu mitima yacu hakabamo ijambo ryawe, rizaduhesha gukomeza kubana nawe, kandi kubana nawe bizahora bitunezeza igihe icyo ari cyo cyose, kandi byubaka ubugingo bwacu. Ijambo rigeraho wese rigira icyo rimwubakamo. Bisabye nizeye niringiye kuko bidukoreye mu izina rya Yesu, amen. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of